muri kino gihe tugezemo cyangwa se no muri no myaka tugezemo usanga urukundo rwarahindutse. Uko abantu cyangwa se ababyeyi bacu bateretaga ntabwo ari ubu ngubu bikigezweho. Rimwe na rimwe usanga umukobwa muteretanira WhatsApp, Facebook cyangwa se izindi mbuga. Rimwe na rimwe ugasanga ukunze umuntu ntuzi imico ye, ntuzi uko yitwara. Rero uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho ibintu uzakora umukunzi wawe akagukunda cyane. Ubu ngubu mwahuriye kure, ubu ngubu muziranye, uyu munsi ngiye kukwereka ibyo bintu. Nubimukorera bizatuma atakuva iruhande cyangwa se mutanarekana, bitewe n'uko urukundo rwanyu uzaba hari urukundo rukomeye cyane, kandi urwo rukundo ruzandikwa no mu bitabo. Wowe nta kindi usabwa uyu munsi, ugomba cyangwa se unibuke unakande subscribe niba utarayikanze, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho. Naho nge ubibategurira nkanabibagezaho nitwa Aime. Uhawe ikaze kuri Aime Heart, uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Kimwe mu bintu ushobora gukorera cyangwa se unagomba gukorera umukunzi wawe bigatuma agukunda cyane, nta kindi ni ukumwereka ko umukunda. Nyaboneka kwereka umukunzi wawe ko umukunda ni kimwe mu bintu bimuhesha ishema. Kubimwereka ntabwo ari ukuvuga, ahubwo n'ibikorwa. Ntabwo waba wagiye guhaha ngo shere wawe umwibagirirwa ka gift. Nyaboneka ko ka gift karamushimisha. Uzi ko nako karaba ariko gashobora gukomeza urukundo rwanyu rukaba urukundo rw'intangarugero, ariko wanga kumuzanira n'urwo rurabo uvuga uti ntabyo urimo. Jya ugerageza umuzanira ikintu kiramushimisha. Ibyo ngibyo nibyo bimwereka urukundo, ntabwo kuvuga udakora ari byo byerekana cyangwa se bigaragaza urukundo. Gerageza nyabona aho ujya ukoresha ibikorwa kurusha amagambo, kuko amagambo arashira ariko ibikorwa byo birivugira. Ikintu cya kabiri ugomba cyangwa se unashobora gukorera umukunzi bigatuma agukunda cyane ni ibikorwa biruta amagambo. Kuko nari mbivuze, ibikorwa ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukomera kandi rukaba urukundo rw'intangarugero mu bakureba cyangwa se no mu bantu bareba couple yanyu. Uko mwamumeze kose muraganira, mukora ibiki byose neza, ariko igihe cyose ibikorwa byawe ari bike ariko amagambo akaba menshi, nyaboneka umukobwa azakubonamo idage, cyangwa se n'uwo mugore wawe azakubonamo umugabo udafite icyo umugezaho, cyangwa se bitume mbese anaguca inyuma. Arebe wa wundi uri kumuha izo ndabo avuga uti uyu musore niwe wanyawe, niwe nkunda, akaba ariwe yakwisangira. Jya ugaragaza ku kagifuti nubwo ari gato ukamuhe. Uzi ko ushaka no kumuzanira iyo bombo ukavuga uti shu iyi bombo niyo nakuzaniye, yamushimisha. Jya ugaragaza ruzane impinduka. Wamutahanira utwo tubuto cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, ndavuga wowe washakanye nawe ndetse nawe mugikundana. Utu tuntu ushobora kudukoresha umugurira akantu cyangwa se unamuha gift zigiye zitandukanye. Ikindi kintu ugomba cyangwa se unashobora gukorera umukunzi wawe bigatuma agukunda cyane no kugabanya ibinyoma, ari byo kutamubeshya. Kubeshya ni urufunguzo rwo gutuma umubano w'abantu bakundana usenyuka, kuko igihe cyose ugaragaza kubeshya bituma abona ko na rwa rukundo wamubwiye ko umukunda narwo wabivuze ubeshya. Jya ugaragaza rero wirinde kubeshya, ahubwo ukoresha ukuri mu bintu byawe. Bizatuma ukumva cyangwa se ukubona akubona nk'inyangamugayo kurusha wa muntu ugaragara ko utabeshya. Jya ugaragaza wirinde kubeshya. Nibyo bintu bizaguhesha ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buri mu rukundo cyangwa se umutima wibereye mu rukundo, apana wa mutima wibereye mu bindi. Jya ugaragaza rero wirinde kubeshya. Kutamubeshya ni urufunguzo ruzatuma urukundo rwanyu rukomera. Ikindi kintu ugomba cyangwa se unashobora gukorera umukunzi wawe bigatuma urukundo rwanyu ruramba kandi akagukunda cyane uwo mukunzi wawe, ni ukutamuca inyuma. Nyaboneka guca umugore wawe inyuma cyangwa se n'umukunzi wawe ni kimwe mu bintu bimwangiriza amarangamutima, ndetse bikaba bishobora gutuma narwara agahinda gakabije. Aho jya ugaragaza wirinde kumuca inyuma.
hari igihe usanga bamwe mu bagore bafashwe cyangwa se bafasha abagabo babo barimo barabaca inyuma, ugasanga umwe nyuma yo kubura uko yihangana ahisemo kwiyahura nk'aho ariwo umuti wo gutuma byose bikira. Ariko nyine jya ugerageza wirinde guca inyuma umukunzi wawe, ni kimwe mu bintu bizatuma abona ko uri umwizerwa, azakwizera kandi buri kimwe cyose wakamukorera cyangwa se namukorera cyizere, kuko urugo arega rutarimo cyangwa se rurimo gucana inyuma, urugo rurimo gucana inyuma ntabwo rwaramba, ariko urugo rurimo amahoro kandi gucana inyuma bukaba ari ibintu bumva mu makuru, urwo rukundo ruraramba kandi n'urwo rugo babayemo rurakomera cyane. Jya ugerageza rero wirinde guca inyuma umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe. Arega gutera imbere ntabwo ari ngombwa ngo ube waribye, bisaba ngo unezezwe n'utwo ufite. Rero gutera imbere mu byerekeranye n'imibanire cyangwa se n'inshuti, jya ugerageza wirinde guca inyuma umugore wawe, ahubwo umupresente ko ari uwawe, wirinde kumuheza, wirinde kwanga kumwitaho, ahubwo utume abamubona bakururwa nuko wamugize neza. Ikindi kintu uzakorera umukunzi wawe akagukunda cyane ni ukumwubaha. Wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we, ibi bintu byumve, jya ugerageza wubahe. Ntukavuge ngo kuba uri umugabo ntugomba kubaha umugore wawe. Ese wowe wa mugabo we cyangwa se wa musore we, ni mu Imana yaremye ngo mubeho muri abo kubahwa gusa, ariko jya ugerageza ushyiremo akantu ko kubaha. Yego murangana, murakundana, yarakubwita I love you nawe uravuga uti I love you too, ariko igihe cyose wagerageje cyangwa se ukagira ingeso yo kutubaha, ni kimwe mu bintu bishobora kugusenyera urukundo. Jya ugerageza rero ushyiremo akantu ko kubaha, bizatuma urukundo rwanyu ruramba kandi rukomere cyane. Ikindi kintu uzakora bigatuma urukundo rwawe n'uwo mukundana ruramba, rukomera, ruba intangarugero, rubibuye, ni ikintu bita kwihangana. Kwihangana ni urufunguzo rwo gutuma ugera ku iterambere rihamye, haba mu rukundo, mu buzima busanzwe. Igihe cyose rero ugerageza ukanga kwihangana mu buzima, uhuye n'icyago runaka, kwihangana bikakugora, uhombye amafaranga, kwihangana bikakugora, rimwe na rimwe hari igihe n'umukunzi wakwanga bikakugora, ugasanga rimwe na rimwe uri wa mukobwa uhora uri mu marira, wa musore uhora uri kwiganyira, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byaguhesha umugisha nko kugira ikintu cyangwa se kwishyiramo ikintu bita kwihangana. Umuntu arapfuye kwihangana bikakugora kandi yanagiye. Jya ugerageza wihangane mu bibi no mu byiza, bizagufasha mu gutuma urukundo umuntu agukunda rukomeza. Ko ni benshi usanga ufite umugabo, ariko uwo mugabo ugasanga kwihenzaho cyangwa se muranarwana rimwe na rimwe, ariko ugasanga kwihangana ni kimwe mu bintu bimugize. Ugasanga umugore yemera ko umugore we, ugasanga umugabo yemera ko umugore wamukubita, bitewe no kwihanganira uwo mugore, akemera umugabo agahondagurwa, umugore nawe agakomeza agakubita, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo bishobora kuzaguhesha urukundo rwiza. Jya ugerageza rero wihangane, wirinde ko mugenzi wawe yahura n'ikibazo, n'igihe yahuye nacyo wifatanye nawe, bizagufasha kandi bizanafasha urukundo rwanyu, bitume n'urukundo uwo murufitanye rukomera. Kuko akantu ko kwihangana ni umwihariko wa nyawo kandi ni kimwe mu bintu utagomba kubura. Ikindi kintu uzakorera umukunzi wawe akagukunda cyane ni ukumwitaho. Nyaboneka ntabwo waba ufite boyfriend wawe, ariko boyfriend wawe nta bushobozi afite, kuba uri umukobwa ukavuga uti nge ntacyo namugenera, ariko nanone niba uri umusore jya ugerageza uko umukunzi wawe agusaba ikintu ntukakimuhe. Nyaboneka abasore natwe reka twifatire umwanzuro. Kuba ari umukobwa, yego nibyo
ashobora kumugira umugore, bigashoboka akaba yanakwigendera, ariko igihe cyose washyizemo akantu ko kutita kuri uwo muntu mugiye kugirana umubano, nanone ushobora kuzongera ukabunga kuri moto uri gushaka umukunzi, cyangwa se ukabunga hariho hose uri gushaka umukunzi. Wowe jya ugerageza wite ku mukunzi wawe. Njya numva hari abavuga uti umukobwa ngo yampamagaye ampa ibisu, angurira mbese ansaba amafaranga y'ibisuku. Ubwo usanga mbese ibintu byose umukobwa yabigeretse ku musore, kandi umusore ntarasezerana n'uwo mukobwa kubyerekeranye n'imitungo. Rero niba uri umusore ariko ukaba ufite akantu ko kwita ku mukunzi wawe, uzirinde gusesagura, ahubwo jya ugerageza urebe ibiri ngombwa. Kuko twabivuze nyine, ikintu uzakorera umukunzi wawe ni ukumwitaho, ariko nanone uzirinde gusesagura. Ikindi kintu ushobora gukorera umukunzi wawe bigatuma agukunda cyane ni ukutiyandarika. Wa mukobwa wawe wavutse, yego wambara amajipo, ariko nanone uburyo ki wicara uyambaye, uburyo kugaragara, ntabwo ari ibintu biguhesha agaciro. Ugerageza wirinde kwiyandarika. Unywa inzoga, unywa izo taba, amagambo uvuga ni ibishegu gusa, nta jambo ritarimo igishegu ugera mu kanwa kawe. Ariko rimwe na rimwe ibyo ngibyo bishobora gutuma ukubonye abona ko uri umuntu udafite umuco. Ugerageza rero wirinde kwiyandarika. Ikindi kintu uzakora bigatuma umukunzi wawe agukunda cyane ni ukumukundira ibyo byose. Nyamuneka ashobora kuba afite umuryango utari mwiza, waba banywa inzoga, bakora ibintu bigiye bitandukanye bitabahesha agaciro, ariko jya ugerageza umukundire n'abo bantu. Ushobora kuba afite abantu batifashije, nyine ubwo uba winjiye muri bo. Iyo wisanishije nabo rero bihesha agaciro uwo muryango, kandi bikanahesha agaciro urukundo rwanyu, kuko igihe cyose wakundiye umuntu ibyo byose nta mpamvu yakwanga kuza. Ikindi kintu cya nyuma umukobwa ashobora gukorerwa n'umusore, cyangwa se n'umusore ashobora gukorerwa n'umukobwa, bigatuma urukundo ruramba rukomera rubibuye, ni ugusenga Imana, cyangwa se mukiragiza Imana mu rukundo rwanyu. Kuko urukundo ni ikintu gikomeye cyane kandi gisaba imbaraga, kandi gisaba kugiha umwanya, kugiha buri kimwe cyose gikeneye ukakibagarira. Igihe cyose urukundo utarushyizemo imbaraga, ugashaka kumva ko utanabyereka Imana ngo abe ari bigufasha, jya ugerageza uvange cyangwa se unashyire Imana mu masengesho yawe n'uwo mukunzi wawe. Bizatuma urukundo rukomera kandi rubeho urukundo rw'intangarugero. Uyu munsi nibyo nabateguriye, ariko nkora mbibutsa ko nomero ya WhatsApp dukoresha ari 07343772. Jya ugerageza rero ukore buri kimwe cyose gishobora kuguhesha ejo hazaza heza n'urukundo rwiza. Ariko uyu munsi nyine nibyo nabateguriye, mbere ibintu uzakorera umukunzi wawe, ariko nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe niba utarayikanze, kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Mwakoze kureba ino video, kandi Imana ibahe umugisha w'ibyo mukeneye byose.